nacyo nzirana n'umuntu wiba. Nzira n'umuntu wiba ushobora kubona sizara ku meza. Ubwo ikiriho rero ngewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ubwo rero nanjye navuga ati reka ndebe yuko naga amafaranga njyahera, harimo ibihumbi 12 by'amanyarwanda, harimo n'ibihumbi 30 by'amakongomani. Ubwo rero nibwo nakoresha umuti, mbona igisambo mbona kiri gutakira iyo ngiyo kiri kuboroga. Ubwo rero kimpa ibyanjye, ubu ikofi yanjye ndayifite ngiyi uko yayitwaye ku mufuka, ngibi dore na sheke nkoresha ngiye kubikura byose. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza abakunzi b'Urugendo Online TV, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Natwe muri rwa rugendo rwacu ruba rukomeje umunsi ku munsi, turabakunda cyane, niyo mpamvu tubagirira hirya no hino. Ubu none hatuvugana inkuru idasanzwe mu karere ka Rusizi. Murabyibuka mu minsi ishize i Kigali Nyabugogo, aho umugabo yagiye kugura irindazi, asabye amazi, baramubwira ngo amazi hari aya 300, 500 ndetse na 700. Umugabo rero hahita akora ku miti ye huzura inzuki. Igikorwa nk'icyo rero kibaye nonaha mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe, aho umugabo n'umukongomani ngo akomoka mu Gisaka ariko akunda kuba ari muri Kongo. Uwo mugabo rero ngo yarari Kamembe, aho yaragiye muri alimentation, hagiye kugira uko yigenza nyine. Umugabo ngo akunda kuba ari n'umuvuzi gakondo, bamwita Kigoma. Umugabo rero ngo yagiye afite ibihumbi 12 by'amanyarwanda, harimo ndetse nandi y'amakongomani agera ku bihumbi 30 by'amakongomani. Umugabo rero yamaze kubura amafaranga, yagiye muri restaurant, ahita akanda ku miti ye. Umujura wari wayibye ngo ahita aza amusanga ahantu kuri restaurant yarari nikubita hasi. Nibyo muri korera muri iyi video rero twagerageje kubakurikirana. Polisi yakomeje kuza ibuza abantu bari bashungera ari benshi, akajya abwira abantu ati mwegere hirya mu mureka arakira, ati abone uburyo ahumeka. Nibyo muri kureba rero. Nyuma yaho twakomeje gukoresha n'ubundi buryo bwo kuganira nawe, atubwira ko ubusanzwe n'ubundi ari umuvuzi gakondo ugenda unafasha abantu mu ndwara, ariko umuvundo n'ibiki byari bihari no kutubariza ingamba za COVID-19 byari bihari. Nibyo byatumye polisi hasesekara cyane, basha kugeza abantu. Uwo mugabo abantu benshi bahise batinya cyane. Ibyo muri kureba n'ubundi turi kwanaganiriye byinshi cyane, muraza kubyumva muri iki kiganiro. Rero nanjye navuga ati reka ndebe yuko naga amafaranga njyahera, harimo ibihumbi 12 by'amanyarwanda, harimo n'ibihumbi 30 by'amakongomani. Ubwo rero nibwo nakoresha umuti, mbona igisambo mbona kiri gutakira iyo ngiyo kiri kuboroga. Ubwo rero kimpa ibyanjye, ubu ikofi yanjye ndayifite ngiyi uko yayitwaye ku mufuka, ngibi dore na sheke nkoresha ngiye kubikura byose, niranga muntu nimwe yariri byose nimwe byari biri. Dore amafaranga ngaya y'amakongomani ngaya bose bantaba yagize yose. Dr. Simbaraga ziva he kuri umuntu? Ngewe ndi umunyagisaka. Gisaka nago tujya twibwa. Umuntu aje kugaruza ibye akabona ibye akamara kubona uwamwibye, ese hari abajya bavuga ngo hari n'ababica. Imeze bitewe? Oya nge nago nica ndakiza. Ubwo rero ikiriho ngewe mu buzima bwanjye ikintu nzira nacyo nzirana n'umuntu wiba. Nzira n'umuntu wiba ushobora kubona sizara ku meza. Ubwo ikiriho rero ngewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi, niko kazi kantunze. Fasha abanyarwanda. Covid yaje ndi Zambia kuko niko kazi kanje. Se bwana dogiteri, iyo ukoze igitangaza nka kiriya abantu bakagenda bagukurikiye nk'uko bakurikiraga Yesu abigishwa be, nta kibazo bimva biguteye? Ahubwo ngema numva mu buzima bwanjye ari byiza, kuko akazi kanje kaba kari guhitinga, kaba gahitinga abantu bose bakamenya.
karabaye 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 genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire